Yes, reka nongere mbifurize kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali hanyuma abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika ku mugabane Burayi Asia Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania mu mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel ntabwo byaducika ndetse mukaba mwarakoze subscribe muvuga muti turi hafi yawe turakumva. Ubwo rero kandi mujye musharinga inkuru twakoze mukore like mushireho n'ibitekerezo byanyu kandi mushireho ndetse munabisharinga nkuko nari mbivuze abatarakora subscribe namwe mukubite mubangura hanyuma namwe inkuru zigeze bageraho mu buryo bwihuse muzisharinge mukore like ndetse yewe n'ibyo bitekerezo mubitikureho. Nta kindi rero tuganiraho na amakuru y'imikino abavugwa tukibanda cyane mu Rwanda ya ba turi ku munsi wa nyuma wigurisha n'igurwa ry'abakinyi mu Rwanda yewe we ese bimeze bite hanyuma ariko na Rwanda Premier League nabwo phase retour yatangiye ikipe ziranigagurana ubwo ni nako kandi ndetse no muri Champions League burya rega na Hilal nayo ni yacu burya yabaye yacu iri mu matsinda kinira kuri Stade Amahoro ikomeje kwerekana ko mu byukuri ari ikipe ikomeye ndetse navuga ngo n'u Rwanda rwayihiriye rwarayiriye nyine. Ubu rero imaze yatikuye ikipe ya Mamelodi Sundowns ubwo nabihereyeho ibitego biri kuri kimwe ikomeza kuyobora itsinda n'amanota 8 uwitwagira umugisha Jean Claude umugisha umuriho umuriho ni umwe mu batsinze ibitego bya El Hilal bituma rero El Hilal ikomeza kuyobora itsinda nkuko nari mbivuze. Ubwo no kureba harabura imikino ibiri ayigomba gukina n'ikipe ya MC Alger ndetse na Saint-Eloi Lupopo igomba kuyakirira hano i Kigali nanone kuri Stade Amahoro. Ubwo MC Alger bwo izajya muri Algeria ikizere kirahari ko ikipe ya Hilal izarenga amatsinda ikaba yagira muri kimwe cya kane. Bimeze bite rero abanyarwanda ubwo namwe no kuyishyigikira cyane ko bavuga bati kina Rwanda Premier League ubwo nyine yabaye yacu nta kundi tugomba kuyiba hafi. Ubwo rero icyo ni kimwe. Hanyuma rero nkavuga kandi Rwanda Premier League nayo phase retour yatangiye. Reka nkubwire ko yatangiye ikipe ya Musanze yisasira ikipe ya Gicumbi hariya kuri Kigali Pele Stadium Gicumbi sanzwe yakira Gicumbi kutangiye nawe mwuka gira Imana akagozi kacikiye muri phase retour ibitego bitatu kubusa byose abantu bavuga bati Eritier ya baba no nta kigenda rwose bavuga bati imipira yamunyuragamo nk'uri kugira gutese uraho ngaho gusa. Hanyuma ikipe y'Amagaju nayo ya Kiraga Marine banganye igitego kimwe kuri kimwe ni nako kandi ikipe ya Kiyovu Sport yakiraga Gorira nabo banganye ubusa kubusa. Kiyovu Sport nayo wewe gutahiza mu bijya wapi nabari bamuyize Sanja Buraya n'abantu nta kigenda yewe Gorira yayicurikiye ikibuga birangira ndetse banashose umunyezamu witwa Desire James abari nawo umukinnyi uba umukinnyi w'umunsi bitewe nuko yakuyemo imipira ya Gorira. Ariko mu bijyanye no kuba Kiyovu Sport yakina ngo isatira rwose navuga ngo nta kintu kibereyemo sinzi niba baraguze rutahizamu twaramuvuze witwa Musa Keita birashoboka ko atarabona ibyangombwa nibuza agerageza akanyakanya ntitubizi. Reka dutegereze wenda mu minsi iri imbere aho bazaba bakina na Mukura ndetse wenda na Muhanga mu gikombe cy'amahoro niba hari umukinnyi uzagaragaza ko afite ubushobozi bwo gutsinda ibitego kuko uwitwa Sanja Buraya abantu bakarabye bakuye amaso baravuga ati bati we ntacyo wazatugezaho. Ngibyo rero ibya Kiyovu Sport. Hanyuma ubwo Mukura Victory Sport igomba gukina n'ikipe ya Etincelle. Indi mikino ni izaba mu cyumweru kitaha ndavuga ya shampiyona. Rayon Sport ikina na AS Kigali ariko izakina na AS Kigali Gasogi yabanje gukina na APR kuwa gatatu. Ubwo ni kuwa gatatu Gasogi na APR kuwa kane ikipe ya AS Kigali na Rayon Sport. Hagati aho ariko tukivuga ibyo gukina igikombe cy'intwari nacyo kirategerejwe. Police Football Club yakaniye irashaka gutwara iki gikombe. Iravuga iti reka kimwe tube tugikuyeho turabona ikipe zadusatiriye twatangiye turi abambere El Hilal tunyuraho nk'umurabyo APR tuyirusha rimwe kandi gifite n'umukino baravuga bati rero iki cy'intwari reka tube tugitwaye hanyuma wenda ibindi bikombe bizaze nyuma tuzi ibyabyo. Ariko nanone kurane rw'ikipe ya APR afande Rusanganwa Deo nawe aravuga ati ndashaka gukomeza umurindi wo gutwara ibikombe. Iki ntwari n'umunini wagitwaye ubushize
n'ubundi arashaka icya kabiri kugira ngo nawe akomeze yubaka amateka mu ikipe ya APR Football Club. N'umukino uzaba kuri iki cyumweru. Nigire mu bya transferi rero, ibya transferi binashyushye cyane. Reka nkubwire ko nkuko nabivuze, reka nongere mbigarukeho, wenda byari byitaraba, noneho byabaye icyo bita official statement ntirasohoka, APR bayicecekeye, ariko nkuko nabikubwiye byarangiye. Nigena Clement agomba kuguma mu hehe mu ikipe ya APR Football Club. Narababwiye ngo APR ntikunda agasuzuguro, ibyo kuyibonamo ko yabaye inyantege nkeya cyane cyane ku ikipe bari gukina muri champion imwe, ibyo ntibibaho. APR iravuga iti umukinnyi wacu mwiza natwe tugomba kugira gute, tugomba kumugumana. Bakaba rero byarangiye bamugumanye, bavuga bati natwe tugomba kugira gute, tugomba kumuha amafaranga yifuza, hanyuma akadusinyira niba ari miliyoni 150 akazifata, agasinya indi myaka 2, natwe tukagira umukinnyi niba twifuza kugira mu matsinda. Nta mpamvu yuko umwiza twabonye yaducika. Iki rero ni icyemezo cyiza cyane ngewe nashimye. Burya ikipe bigomba kwihagararaho, ntihagire ikipe zimenyera niba ariko nabyita ibyo abantu bari kwivugishwa ngo Clement ngo igihe cyari kigeze cyo kugenda, ngo cyari kigeze cyo gusohoka. Agenda ajya hehe kandi APR nayo imukeneye? Yagenda ari uko APR nayo itamukeneye, cyangwa se ivuga iti twebwe twabonye undi wo kumusimbura. Niba rero APR yifite, ni gute yatakaza umukinnyi nka Nigena Clement? Ejo bayimenyera bakayikuramo n'abandi, aba ba Djibril Ouattara, aba baruboneka bakaba bagenda. Ariko niba ari ikipe yihagazeho, nta mpamvu yo kugira gute, nta mpamvu yo gutakaza umunyarwanda wayo mwiza. Ibyo yabiharira aya makipe yacu yandi y'abaturage ya za Rayon Sport, za Kiyovu, za Etincelle, ziba zikennye umukinnyi. Niba yabonye offer izo zihita zikubita zibangura, zati bati miliyoni 100 muzibangutse. Rimwe na rimwe bakanazijyaniramo, ugasanga nta nicyo zibamariye, cyangwa se bakazigura abakinnyi ba nta kigenda. Ariko principe nuko niba ufite umukinnyi mwiza ugomba kugira gute, kumugumana. Nicyo rero APR yakoze. Ubwo natekereza ko n'abandi bakinnyi bayo beza baruboneka barangije amasezerano, irakubita ibangura ikagira gute, ikabongerera amasezerano. Ubwo rero Nigena Clement agomba kuguma gukinana na Yunusu Suwane. Bavugaga bati ni uri bujye ubona umwanya niki, dore ko nawe yaguzwe miliyoni 100 na zingahe. Umwana w'umunyarwanda agomba gukina, hanyuma ubwo APR igashaka abandi barutahizamu abasunikiramo ibitego b'abanyamahanga, kuko byo byagaragaye ko mu Rwanda tutabafite. Twifitiye uwo mu defense Nigena Clement, nabo basigaye ari bake. Nacyo ni ikindi, abakina nka Nigena Clement ubu ngubu kugira ngo ubone umusimbura we nabyo biragoye, nabyo bisigaye bitugoye pe. Ubwo rero nicyo ngicyo umuntu yabavuze kuri Nigena Clement, nta bindi byo kubitindaho byinshi twarabivuze. APR icyo nicyo cyemezo nabibabwiye. Afande Rusanganwa Deo ku munsi w'ejo yadutangarije avuga ati ibyo mwirirwa muvuga mwebwe ntibamuzi icyo tutekereza. Kandi none Hilal yikozeho iratangaza, iriyemera ati twamuguze. Abanyamakuru nabo sukwishonyagiza, reka sinakubwira, yamaze gusinya imyaka 3 muri Hilal. Bamikicuni abayo barajagura, baravuga. Amaradiyo yandi nayo y'abakomisiyoneri batibejyaho baravuga. Ariko APR yo yarize ibyirimo. Ubwo rero byarangiye igumanye Nigena Clement. Mu zindi transfer kandi uwitwa Bizimana Jihad nawe yamaze gutandukana na Al-Ahly Tripoli. Ahubwo Hilal ni mugure, niba mushaka abanyarwanda beza ni mugure Jihad Bizimana. Ubwo nawe turaza kumenya aho yerekeza byanze kunze, kuko tariki ya 31 burya iba ariyo tariki ya nyuma muri za transferi. Ubwo turaza kumenya aho yerekeza. Rayon Sport nayo ibyayo na Joseph Sake mukura ngo yakomeye ku mukinnyi wayo, kugeza n'ubu ngubu nta gishya. Musengo nawe biraho ngaho na Gorira iravuga iti twebwe twanamutanga. Uko nabyumvise abantu ba Gorira bari flexible rwose, dore ko ari n'abariyo. Navuganye n'abareyo barambwira batari ko se Musengo yagiye muri riyo, kandi ubwo nta bagorira. Bavuga bati rwose Reyo nibanguke yere kudutinza, nibanguke twebwe turamuyiha. Ubwo rero ku muri uyu munsi wa nyuma wa 31
ntimutangazwe no kubona wenda uwitwa Musengo yajya muri Reyo, dore ko afite n'abanyamakuru nabo bamuvugira bashobora kuba baryaho simbizi, ibyabo simbizi, ariko ngo baravuga bati Musengo najye muri Reyo. Ariko ubwo nimero 10 ngo ni kwa Musengo, kandi ngo hariyo ba Beti bashobora kuhakina, bato n'ikitoga bahakina, ndetse n'abandi batandukanye. Ubwo nyine n'ibya Rayon Sport ibiri aho ngaho ifite akajagari mu migurire y'abakinnyi. Murenzi yananiwe kugaca, byarananiranye kubera ko burya baravuga bati bariya ba prosuperi bafite amafaranga bagira gute, baramukoreramo bagatuma akora rimwe na rimwe, cyangwa se Rayon Sport ikora ibibonetse byose. Ubwo rero reka mbe ndangirije aho ngaho, hanyuma tuze dutegereze transfer ziri bukorwe ku munsi wa nyuma. Ubwo nazo tuzaba tubiri kumwe, cyangwa se turaza kuba turi kumwe tubivuga uko bari bahagaze. Murakoze cyane, mukomeze muhane nanjye kuri Ronda Sport Channel. Bye bye, ciao.